ngo kubona imodoka birimo kuba ikibazo cy'ingutu aho imvura igwa ikabanyagira izuba ryafa harasabwa icyifuzo cyanyu ni iki? Icyo twasaba perezida cyangwa inzego za Minisiteri y'Ubuzima ni uko bakongera imodoka kuko ibintu birakaze nawe urabibona umuntu ajya ku murongo akamara amasaha 3 arabona imodoka. Ubu mwerekeje he? Twerekeje Nyanza. Wageze nko ku murongo sangahe imodoka iwe sangahe? Ubu turi saa 7:41 ngene hageze saa 5. Uze nk'imvura yaguye abanyagiye cyane twugamye muri gare. Aho kugama saba bigoye ko tubona ubwirinzi. Nago wahabona nyine bari akavuye abantu babegeranye ko nyine imvura igwa abantu bari muri gare nago babona abo bugamba nko mu modoka cyangwa ahandi hantu. Nari maze isaha hano ntegereje bisi. Ingaruka nuko zitinda kandi wenda ibikorwa runaka umuntu aba agiye gukora bigapfa. Nk'ubu hari ibyo bari bantumye, nyamara hari isaha byakagombye kumara bishobora kwangirika cyangwa wenda isaha zarenga ntibibe bigikenewe cyane nk'uko bari babikeneye mbere. Saa 2 za nimugoroba ni vuba kubera ko hari n'igihe zigira abantu bakiri ku murongo biragoranye. Zirahari kugenda wisobanura rimwe na rimwe batumva bumva kubeshya kuko nta cyagaragaza kutabeshya. Hari ufite akazi katatuma bafite ikarita yikorera ibyo rero nta kimenyetso cyabigaragaza ko yikorera. Mu ntara wenda ntago zikiri gukora nkuko zakoraga, ariko ngemba numva wenda bana zirekura zigakomeza gukora kuko urabona igihe tumaze hano ni kinini. Iyaba hari imodoka zihagije umuntu aba yagiye muri serivisi ze nkuko bisanzwe. Ibi ni bimwe mu byifuzo by'abaturage baganiriye n'Ibicu TV, aho basaba ko nyuma y'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye tariki 30 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'2020 ikayoborwa na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, hari bimwe mu bikorwa byari byarafunze mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 biza gukomorerwa. Muri bimwe mu bikorwa byafunguwe harimo ingendo hano mu mujyi wa Kigali, ubucuruzi n'ibindi. Harimo nyine n'abacuruza bagomba gukora izo ngendo. Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ziza gukomorerwa kugira ngo abo bajya mu mirimo iri mu byemejwe ko igomba gukomeza gukorwa ibe yabasha gukomeza gukorwa mu buryo bworoshye. Imbogamizi zimwe ziri kugaragazwa na bamwe mu baturage batega izi modoka zitwara abagenzi rusange ngo nuko izuba ririmo kuva rikabicira mu byapa bya taxi aho baba bahagaze kubahirije amabwiriza y'ubwirinzi bwa coronavirus. Imvura yagwa ikabanyagirira mu bigo bitegerwa imodoka zitwara abagenzi mu magare atandukanye ndetse no kubyapa ku mihanda aho baba barindiriye izi modoka. Ku cyifuzo cy'aba bagenzi baravuga ko hakabaye hongerwa imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ngo cyane ko imodoka zakoraga ingendo nko mu ntara nka za Ritco ndetse n'izindi modoka zatwaraga abagenzi mu buryo bwa rusange zo ngo ntago izi ngendo ziri gukorwa, bagasaba ko byibura imodoka zibatwara zakabaye zongerwa. Bamwe mu baturage bavuga ko bahagarara igihe gisaga amasaha 2-3 ku murongo barindira imodoka. Ubwo nawe ubyibaze ku muntu ugiye nko mu kazi gatangira saa 2 za mu gitondo akagera ku cyapa saa 1 akahava saa 4, nta kindi bizamuviramo. Ingaruka nta yindi nuko irukanwa mu kazi kubera yuko ntago bizavuga mbere icyumweru gishire bigenda gutyo. Natubwira wari ugiye he, umaze igihe kingana ikigo urindiriye imodoka, ingaruka mubona birimo kubagiraho nizi? Nitwa Nirere Yvonne, nari maze isaha hano ntegereje bisi. Ingaruka nuko zitinda kandi wenda ibikorwa runaka umuntu aba agiye gukora bigapfa. Nk'ubu hari ibyo bari bantumye, nyamara hari isaha byakagombye kumara bishobora kwangirika cyangwa wenda isaha zarenga ntibibe bigikenewe cyane nk'uko bari babikeneye mbere. Bamwe baravuga bati hari imodoka zakoraga ingendo zo mu ntara kuri ubu zitari zajya mu kazi zakabaye ziza zikunganira iziriho. Ku ruhande rwawe icyo uracyumva ute?
nko mu ntara wenda ntabwo zikiri gukora nk'uko zakoraga, ariko mba numva wenda banazirekura zigakomeza gukora, kuko urabona igihe tumaze hano ni kinini. Iyaba hari imodoka zihagije umuntu aba yagiye muri serivisi ze nk'uko bisanzwe. Birimo kubagiraho izihe ngaruka? Zo gutinda, umuntu wenda yakenera serivisi ntahita ayibona ako kanya bitewe no kubura kw'imodoka. Uko mbyumva. Ese byibura ufite icyizere cy'uko hari imodoka iri bubone ukava? Simbizi, ubwo nibura nyine ndasubirayo. Ngo kubona imodoka birimo kuba ikibazo cy'ingutu, aho imvura igwa ikabanyagira, izuba ryava, harasabwa iki? Icyifuzo cyanyu ni iki? Icyo twasaba perezida cyangwa inzego za minisiteri y'ubuzima ni uko bakongera imodoka, kuko ibintu birakaze nawe urabibona, umuntu ajya ku murongo akamara amasaha 3 arabona imodoka. Ubu mwerekeje he? Twerekeje i Nyanza. Nyanza. Wageze nko ku murongo sangahe? Imodoka iwe isangahe? Ubu turi saa 7:41 ngene hageze saa 5. Uze nk'imvura yaguye abanyagiye Cyane twugamye muri gare. Aho kugama se bigoye ko tubona ubwirinzi. Nago wahabona nyine bari akavuyo abantu babegeranye ko nyine imvura igwa, abantu bari muri gare nago babona aho bugama nko mu modoka cyangwa ahandi hantu. Ni amakampani nyine nka KBS, RFTC cyangwa izindi kampani zaduha imodoka tugendamo. Murakoze. Saa 2 za nimugoroba ni vuba kubera ko hari n'igihe zigera abantu bakiri ku murongo biragoranye. Zirahari kugenda wisobanura, rimwe na rimwe batumva bumva kubeshya kuko nta cyagaragaza kutabeshya. Hari ufite akazi katatuma bafite ikarita yikorera, ibyo rero nta kimenyetso cyabigaragaza ko yikorera. Kuko ndi kubona saa 2 abantu dukora wenda n'urugero yadukora nk'ubwo cyangwa se Kicukiro, ugasanga umuntu kubona imodoka ni ikibazo, naho ayiboneye akayibona amasaha n'ubundi bwije, ugasanga birangiye n'ubundi ari butaye n'amaguru, yatana amaguru nabwo kugera mu rugo akaba ari zo kugera atinze, ugasanga nyine birabangamye. Saa 2 ni hafi cyane, nk'urugero nkanye ndi umucuruzi ncuruza imyenda, hari igihe nk'abakiriya twababonaga nimugoroba mu masaa 1, saa 1 n'igice, ugasanga rero imodoka ziraje zitangiye kuvuga ngo nituve mu nzira, ugasanga utashye nta n'umukiriya n'umubonye. Ugasanga rero ni ikibazo, imodoka nazo aba ari ikibazo, tujya ku murongo tugasanga imodoka ziruzuye. Mbere bajyaga borohereza nk'abantu batwite bakabashyira imbere, ariko ubu ngubu ntibikibaho. Biba ngombwa yuko nyine twese tujya ku murongo nk'abandi, ugasanga utashye nk'amaguru ukaba wajyana mu rugo kubera umuntu yari amaze iminsi atagenda, ugasanga ntabwo umerewe neza mu mubiri. Icyo tubasaba ni uko bakubahiriza amategeko leta iba yarashyizeho kugira ngo tubashe kuba twakwirinda coronavirus, bajye bemerera abakozi nabo batahe hakiri kare, kuko ntabwo wakora udafite ubuzima. Icyo twifuza ni uko bakurikiza amategeko leta cyangwa se polisi yageneye kugira ngo nyine iyi gahunda yacu yo kwirinda coronavirus ibashe kugenda neza. Abakoresha nk'abo nibo basabwa kurekura abo bakoresha hakiri kare, kuko nibo babateza ingorane bikurikirana inyungu zabo bwite, ngo birengagize izundi wabakoreye nawe, kandi ngo birengagize n'amategeko y'igihugu uko ateye. Tufuza ko bakongeraho nk'isaha imwe byibuze, kuko isaha imwe abantu bose bageze mu rugo. Njye ndumva kuri ngiye bashaka ukuntu bakongera amasaha nibura bakajya nka saa 3. So ibi byemezo cyangwa se ingamba zitangira mu gushyirwa mu bikorwa, imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange byabaye ngombwa ko intebe ziseparwa kugira ngo hubahirizwe amabwiriza y'ubwirinzi bw'iki cyorezo cya COVID-19. Imodoka n'urugero nimba yatwaraga abantu 20 yatwara abantu 10. Urumva kandi n'ubusanzwe mbere imodoka zitwara abagenzi mu buryo imyanya yose yicarwamo abaturage bagaragazaga iki kibazo. Kuri uyu munsi umuturage agomba guhagarara ku cyapa yambaye agapfukamunwa akinjira muri bisi, hagati y'umuntu n'undi hakaba harimo intebe iticarwaho n'umugenzi, kuko hagati y'umuntu n'undi hagomba kubahirizwa amabwiriza y'uko hagomba kuba harimo metero mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo. Bivuze iki? Nimba mbere twari dufite izi mbogamizi, ikindi saa 2 z'ijoro umuturage akaba yamaze kuva muri izi ngendo yageze iwe mu rugo. Ibyifuzo by'aba baturage ngenda byumva ko byakabaye bishyirwa mu bikorwa,
uko bitabaye ibyo ishyize imbogamizi yaba abacuruzi badafite izi modoka cyangwa uburyo bidepurasa, yaba abakozi bakorera mu bigo bitandukanye ariko biri ngombwa ko bajya mu kazi, kiracyari ikibazo cy'ingutu. Nanjye ku ruhande rwanjye nkumva ko ibi byifuzo byabo biramutse bisubijwe byaba ari umusaruro ufatika. So njye nari Ndahiro Valence Papi, ibi ni Ibicu TV, ndabashimiye cyane. Ukonde subscribe wowe utarayikanda, wowe wayikanze ndagushimiye cyane. Uwiteka akomeze guhira imirimo y'intoki zanyu, mwirinde icyorezo cya coronavirus. Uwiteka akomeze kubarinda. Bye bye.